nanjye se ndi umukristo rero reka nkubwire uva rishaka tujya tuba abakristo ko twibera n'inzoga naje gusanga kuba inzoga biryoha niba ari iki nigeze mubwira ko gukundana nigeze mbikubwira reka mbivuge kanje ku ruhande mbivuge gahoro umushuti wanjye utamuvugisha ndaho alo wabaye iki njya kuba proud yawe umenye ko nakira inshuti yawe njye ntabwo urabizi njyewe nyine urabizi muri kamera yanjye ndi umukristo pe ntabwo se watashye ryari uriho ubundi ndi igikondo kwande ukaba ari wambabari ugataha ndakwinginze umva nta muntu mfite siga mu kazi mbabarira utahe ndakwinginze ndataha n'ikize ubwire kuba inzoga ari byiza ariko ubwire ubutazakugurira zakugurira kuko zinibamenda ubwo awo ni wowe cyokoza mana sirikoreye pe bituma ukagera kuri urwo rwego ubusuzi bagukoze ibiki ambabarira umbwira abantu utazi abantu wajyanye n'ab'igikondo n'abaye. Hey guys, welcome to my YouTube channel. Hanyuma nk'uko mubizi rero nagarutse na another banga. Nari mbakumbuye cyane muri mumeze muti. Hanyuma rero mubwo mubona niyambikishije gusa ahantu turi imvura iri kugwa bya tari ntabwo mushobora kubyumva. Hanyuma rero kansuza abantu bari mu majyepfo, amajyaruguru, y'Iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo, ntabwo twakwibagirwa n'umujyi wa Kigali of course. Abantu batwereka urukundo bari i Burundi, abatwereka Burundi, abatwereka urukundo bari Canada, Americans bose turabasoje mumeze neza. Hanyuma nanjye nkuko muri kubibona meze neza cyane. Uyu munsi rero sinzi umuntu wanshutse ariko sinzi ngo ngiye gukora iki. Uyu munsi ngiye guprankinga inshuti yanjye. Ngiye guprankinga inshuti yanjye mbere nk'umuntu wasinze guys. Ntabwo nda actinga n'umunsi wa rimwe ariko ngiye kugerageza ndebe ko nabishobora. Mana yanjye sinzi mva. Umushuti wanjye wanshutse arambwira ati wazakoze kano kantu. Ariko niba nkubita simbizi ntabwo mu buzima busanzwe wenda Muri iki ariko reka ngerageze ni mu best wanjye reka ngerageze ariko sinzi ngiye kwactinga nk'umuntu wasinze ubwo haraje hashye reka twumve ukuntu nyine yabifata nyine baranzi yuko nanywa inzoga abashuti wanjye reka turebe ko aza kubyakira sinzi niba aza kunyitaba abaranyica ntago ari kumfata Allô? Allô? Oui, allô? Chérie, vite. J'habite. Verzeleza. Abari, uri nigeze mubwira. Kuki? Kamubwira kuri. Wasaze. Uri kuvuga ngo iki? Reka mubwire ukuri. Ubundi namubwira ari sinzi niba wenda warigeze. Ese uri he? Allo? Uri kumwe nande uri he? Ari reka mubwire. Ndi mu rugo ariko niba ari iki nigeze mubwira ko gukundana nigeze mbikubwira reka mbivuge kanje ku ruhande mbivuge gahoro umushuti wanjye utamuvugisha ndaho alo wabaye iki alo unywa inzoga arase mubwire n'ubundi inzoga nta kintu na kimwe zijya zitwara ni ikibazo wari ufite ndi kuvuga gahoro nari kumwe na Keri reka mubwire sibyo umbwire iki se alo uri hehe se uri he mbwira aho uri reka mubwize kuri uri he nyine mbwira aho uri urambwiza ukuri se kwiki mbwira ahantu uri mbwira ahantu uri ndi kuvuga gahoro bakeri bari ku ruhande none se ubundi urankunda cyangwa ntabwo urankunda ni mbese bishatse kuvuga ibintu byo byatumye se unywa inzoga
nahuye n'abashuti banjye uyu munsi bangurira icupa barahombye ni uducupa tubiri gusa nawe gusa ubundi ko numva numiwe cyane nta muntu udahinduka pe none se wahuye nande mbwira abashuti mwahuye umuntu witwa Christian uramuzi Christian niba se waguhaye inzoga shari uramuzi se shari uramuzi cyane ntabwo umuzi nawe nta nshaka kumenya ngira umuntu waguhaye inzoga ibyo bya Christian ngo n'abasheri babo ntabwo bikeneye ngira umuntu waguhaye inzoga niba ari ikintu twahombye urambabaje uva inshuti yanjye reka nkubwire none se ubundi se uri hehe hano uri kuvuga gutyo ntabwo wakoze uyu munsi naje kujyayo njyewe ntabwo nyina n'abantu naje kujyayo inshuti zanjye zabahamagaye ariko reka mubwira agacupa umva ndaje niko ndaje ubundi baje tugasangira nawe ukamenyana n'inshuti zanjye toka wisakurize anisoni umva ntabwo nzongera kuba proud yawe menye ko nakira inshuti yawe njye ntabwo urabizi njyewe nyine urabizi muri kamera yanjye ndi umukristo pe ntabwo nanjye se ndi umukristo rero reka mubwire umva dushaka tujya tuba abakristo ariko twinywera n'inzoga naje gusanga kuba inzoga biryoha inshuti yanjye alo alo arangubye namyutinze ariko ndabona ashobora kuba nawe sinzi imana yanjye yesu we ibintu byo gusinda hano isi nijoro yesu we watashye ryari ukuvuga ngo nakubeshye numva numiwe nananiwe no kuvuga ndakubeshye siko abantu b'ikijya bose basaze bamubwira ati kuba inzoga ntabwo ari icyaha ndabibonye pe ndabibonye ntabwo ari none se ubwo urumva ko umeze neza tureke kuba ari n'icyaha ntabwo ari icyaha hanyuma se urumva umeze neza none se ko bambaye agacupa kamwe nkaryoherwa ariko ndi kukubaza umuntu wakagwa ni uwo mugashindi wa Christian ni inshuti yanjye yitwa inshuti yawe ikagushora mu kunywa inzoga ukabyemera n'ibintu byose uzi bijyanye n'inzoga none se ko mu rugo twakoze bataziduha reka tujye twinywera urambabaje pe urambabaje nyine ntabwo ari kwa kundi kukuryarya seriously birambabaje ariko reka mubwire nyine urabizi pe urabizi ko ibyo bintu rwose sinzi uzi ko umpamagara ubwoba ukanyica ubundi se watashye ryari uriho ubundi ndi igikondo ukaba ari wambabarira ugataha ndakwinginze umva nta muntu mfite nsiga mu kazi mbabarira utahe ndakwinginze mbabarira ndataha n'ikize urwara uri kumwe wamaye umuntu muri kumwe twavugana bari kuba inzoga bihora ubundi dushaka nta kibazo bo bame barabimenyereye bo ntabwo bameze nkawe bambere se tuvugane babwira ukuntu utaha ariko icyo nshaka kubwira ntubare nta kintu umbwira nzibaho kwanza wowe uvuga ko ngukunda uri ubwana bwiza ndumva numiwe kikoza cyane isi irikoreye pe ndumiwe nta n'umuntu nabibwira kanceceke ndyumveho kamubwirire mbabarire ntutakarire nimba ari umuntu ngiye nyine gutakaza nkumva birambabaje ni wowe ntabwo too much ukagera kuri urwo rwego
ubusuzi bagukoze ibiki ambabarira umbwira abantu utazi abantu wajyanye n'abigikondo nabaye Cristiano bibona muruzi ako girlfriend wenda muruzi udise none se nibuze girlfriend we ubuzi bagupangira ibiki kujya akabona bose baracyabizera kuri iyi si ndabizera ariko cyangwa se ndakubonye wabona ujya nijishisha usanzwe uzima kuko nta muntu wageza kuri urwo rwego adasanzwe wanywa inzoga wanyweye se ubuhe bwoko mata umva nawe yari arende yitwarira bayitwa Hennessy ntabwo nkeneye kubimenya cyane kuko nta kamaro bimfitiye gusa nyine wumve ko mbabaje mbarumbwiye nyine ukuntu uri butahe nikorera akazi k'abandi ariko rero bararuza kubibwira mu rugo sibyo tawa mbwira ukuntu mereza umuntu muri kumwe mubwira ukuntu uri butahe zana reka muhereze nta kibazo ariko numutukere inshuti yanjye ni inshuti yanjye reka mubwire inshuti yanjye ndabyumva n'inshuti yawe mu hari ikintu ushaka kubwira ndashaka kubwira hari ndakumva mbwira shaka kubwira ngo hari ikintu naguhishe nakubwiye shaka kukubwira ni giki nicyo cyatumye asinda gutyo reka ubwire kuba inzoga ari byiza ariko ubwire ubutazakugurira zakugurira kozi ntibamwenda ngo awo ni wowe cyokoza mana sirikoreye pe abo ziri bari byo cyangwa se atari byo ariko zakugurira uri inshuti yanjye nziza ndumbiwe pe cyokoza mana ndi kodinga ndi muri kodinga kuko ndumva mfite gahunda yo kubyerekana ahantu hose yo kubivuga ubwire mu rugo twakuze batwiba kuba inzoga ariko kuba inzoga ari byiza kuba inzoga nta cyiza ubonye bro uzabibona si koko biri ibiki kugura cyakoze umuntu wakujyanye imana imubabarire nta kintu bari asaba abantu muri kumwe abantu muri kumwe tuvugane nta kibazo nyine ndakumva uri mukuru abantu muri kumwe tuvugane okay reka bagwera ikibazo ariko n'umutuke yitwa Eveline aranyica ndamuyutinze ariko giye kwihindura ijwi sinzi niba ndishobora mana yanjye we gusinda bijya bimbereye alo ngiriwe neza ute meze neza wowe ute uri hehe alo ndamukubise kugira ngo aze kumva ko ibintu biri siriyasi yesu we umva mana yanjye mbere kubwo nari mfite yesu shadi hataye ubwo abantu sinzi niba nagitinze neza sinzi niba nzi gusinda ariko ndabizi neza aza kuba shocked kuko ntabwo nzi ko nyine ntabwo nzi inzoga urumva turaziranye ntabwo nzi ko nzi inzoga urumva rero mu gihe abimenye ayisaba shocked byagenze gute ufite ikihe kibazo reka tuze kuza kureba ndamukubye ndabona ari kubabaga reka mureke guys muraza ibindi muzabimenyera nyuma ya kamera ariko se reka mwitabe ntacyo de amaye message yesu cyakora barangiwe niba ari ukuntu basinda simbizi ariko ewana do iri bize nimero ndabizi ari kumubagara baza aranyica nimubwira kaze bimyitinze kugira ngo ataza kuza kumva ukuntu turi kuvugana ariko guys baranyica pe baranyica ibintu nishoyemo simbizi ukuntu biza kujya ko ari umubishye se ari ko ari umubishye ngiye mu kazi ndaje ngureye mu kanya
rero buri ubwo Imana ikurinde nyine nsakuriza ndaje kureba mbwira address yaho ngaho turi nose umukobwa ko atari kumvugisha turi igikora ariko kuba inzoga agacupa kamuryoheye ubwo nawe rero sawa